biragenda twatuburanye kumbuye sheri yagundi ni wowe wanje mukumbuye aya sheri wowe umbeshya urankunda ubuse kunkunda ukutabinyereka ngo wirukane umugore wawe nze tubane sheri ntabwo ngubeshya kumwirukana namwirukana ahubwo dore ukuntu diri meza wowe kuyanga ibintu byoroheye binagenda neza tutitiranyije n'umugore wanjye uyu munsi wowe ejo uzaza iwanje uzukomange nkuje kwaka akazi yego noneho njyewe nzaguha akazi noneho nyuma yuko nkuha akazi nibwo tuzabipanga neza tunari kumwe ubundi mbirukane bagende we na Sonia bose bagende mbirukane dusigarane imbere uzabirukana ayo se tugande byabirukana ndishimye ariko birambabajeho gato yavungungiye kujya nsuguzugurwa na kariya kagore kawe nuko ngukunda ariko ntacyo sheri nawe kazagusuzugura ni ibintu bike ngatamwirukana ahubwo nitwegereye mu rugo reka tugende noneho we ejo gahunda nuko nguko uzaze ubundi tubinoze neza twirukane ejo mu nzu yego sheri sawa yego wabona ntamutsindiye we reka ngende ejo nzaza Sonia mama sorry iyo myenda iri mu cyumba cyawe tuyifure banguka ndakwinginze rwose utume bampa akazi semana barakampa ngira amahirwe barakampa ariko nibakama uriya mugore ntazasuzugura ariko reka mbe ndetse kubivuga bakamba banze bakamba mwana we se nagize amahirwe ni igitare gikomeye naramutse boss genda ubwo sibyo ni ibiki bo zarahizo njaba nta niso haryo ubundi safari reka ngwe gasopa witonde uriya mukobwa witonde numvishe ngo we na Sonia muri mu bintu nazi ngo by'inkundo kandi uriya mukobwa no wanjye gusa gasopo rero ariko boss urabona igihe wavugiye nkwihore boss kiki urabona igihe wavugiye nkwihore ubwo uraje nta nisoni kandi reka mbabwire witonde muveho baramukoye muveho Sonia ni sheri wanjye sheri wawe ku muzenze Sonia ni sheri wanjye umva nkubwira ahubwo ni mutitonde tazana menyera ngewe bazana gutera ngewe bazana gutera ngewe Sonia reba umuntu uri gukomanga umuhe karibu muraho neza amakuru yawe ni meza muragendwa n'iki muri uru rugo yarinje hano ntabwo munsi yarinje gusaba akazi nitwa Ivete uvuka he iwacu yarahirye umuntu ungana nkawe usaba akazi ko mu rugo nahuye n'ibibazo byinshi nyine bituma nasaba akazi ko mu rugo mungiriye neza mwakawe uvuye mu rugo se barakwirukanye ko mbona ukwiye kuba uri umumama oya ntabwo banyirukanye ahubwo ndacyari umukobwa nuko nyine ubuzima bw'iwacu bwanze nkaza gusaba akazi hano ntabwo dutanga akazi ahangaha ntabwo umuntu ungana nkawe namuha akazi ntabwo se koko mwambabariye ko narinje mbizeyeho ubushobozi bwo kumpa akazi mwampaye akazi koko mbasabye imbabazi ibintu ujya ugashaka hanze abakeneye abakozi ni benshi njye ntabwo naguha akazi nzagakora neza mabusha n'ukuri mbabarira umpa akazi dore nta handi nabonye numvise nakomanga ni hano mbabarira umpa akazi ibyo navuze wabyumvise uvayo umujyane Sonia umubwira asohoka inzira yamuzanye bari imusohoka aro papa Sonia umva nkubwire yambwa ndabona yakamejeje noneho yari inyiciye mu nzira ariko ngwino dupange ndabona ibi nabyihanganira oya ngwino wanyu ntabwo wumva cyangwa
mbasabye imbabazi Ndaje mureze. mu kazi nzagakora neza mabusha ni ukuri mu mbabari mana we wambabariye bakamva reka papa Soni abanze yumve iki kibazo. Papa Soni nta mukozi dushaka, njyewe n'umukobwa wanjye akazi turagashoboye, ni ugufura no gukoropa ibyo bintu turabishoboye. Amasoni ntukamvunishirize umwana. Sonia ntabwo agenewe gufura imyenda, ntakenewe gukubura, tugomba kumuha akazi. Ariko se njye n'umukobwa wanjye ko twari dushoboye akazi kuko ibi ni ibiki, numvaga nta mukozi dukeneye. Oya, umukozi arakenewe, ahubwo natangire umwereke ibyo bakora, noneho nje ninza turaza kuvugana uko tuzatumuhemba. yego murakoze. Papa Soni urumva utangiye kunsuzuguza abakozi, gusa niba uzanye umukozi nta bicaro baza nawe ntukamvunishirize umwana. Sonia, Karame papa. oya hano. Karame papa. Fata igikapu cy'uyu mukobwa ukijyane mu nzu unamwereka aho azajya arara, niba ugiye kujya gufasha mu murimo wo mu rugo. Murakoze. Sawa. Nambonera cya gicucu ngo sheri ni uwacyo uretse sha turarebana. None se mwana ubu turakora iki? Se mama. Nawe rwose mbona sinzi ngo se uriya muntu. Uriya reka dutegereze turebe. Mwana witondere uyu mukozi, jya umucungisha ijisho akantu ku kandi. Umuntu umeze kuriya mama. Ntabwo byoroshye. Anyitondere ahubwo ndaje mbabone. Nanga kwigira wigira gutya ngo uri kunyima akazi. Akira mufure. Utubonaho iki se mukobwa? Akira Aho mufure. uje uje ukazabona. Ndaje ngiye kuzabonana namwe. Kubera iki tukuvurira? Kubera iki Tugomba kubifura. ntabyo dufura mama ahubwo tubishyira hano ntabwo Muyifure. nayo Tugomba dufura kuyifura. nayo turi bufure dufura. Mwese mwana mureba ko harimo ikibazo. Umuntu w'umukozi niwe uza akaza kudutegeka. Ibi bintu ni amayobera. Ni amayobera kubera ko papa cyangwa mama Ntabwo mbizi. Wasanga hari abantu baziranye. Urabona ngo barambwira ngo nta imyenda yanjye bagomba kuyimesa. nayo twameshe dore Ugomba kuyimesa. nayo turi Ariko bumese undi gute mumbwira ngo ntimuyimesa. nayo turi bumese Iyi myenda murayimesa uretse muraje mubyibone. Nsanze mu rugo rwanjye uje gusaba akazi wowe urashaka ko ngukure. Ye mata ndaje ndugukure mu bigo. Njye n'umwana wanjye ntabwo turi abakozi. ntabwo tuvamo Ntayo dufura. Ntayo nyine dusohoka dusohoka se tujya kwa nari mu rugo Ntabwo rwawe. tuzi wabuzi neza ko inzu yanjye nayifashe bugwate mutongera Cyangwa gusubira. ubuyobozi hari ibyangombwa byose ufite. Kanzi mpamagare. Mpamagare. Ngaho hamagara ufite igihe. ibi byenda bye ntabyo Inzu tumese yawe nta soni ufite. Mugomba kuyifura. dore ngiba abona Nawe zivunye ntabyo turi ibiriya bumese wabise. ntabyo tumese Ugufurira nta n'isoni. Alo? Gusa uri umukozi. Sheri. Urumva Ndashaka agasuzuguro. gusuzugura bikomeye kutaje. Wagerageje ukaza ko bari kurusuzugura rwose. Wakihanganye ukaza. Handebera ati ndamuhamagaye agasuzugura Umuhamagaye se wamura mu rugo rwawe. muhite mumpereza ntabwo wasanga udukure mu rugo rwawe Amasoni. aho ndaga ibi ni ibiki wowe ukora ibi ni ibiki uba ukora Urabona umukozi uramukorera umukozi wawe waduhiriye nabi Byagenze. Fasoni umukozi uzanye uhaye akazi kano kanya agakuze ngo tumufure tutamufura ateruye imyenda agiye kuyijugunya. Mama Sonia muzana ntabwo abyemeraga. Wowe na Sonia mukubana imirimo yose murayishoboye. Fata umwanzuro ndamuzana. Ubu ngubu nagakira umukozi aha ngaha muri uru rugo. none se None se byadufatira dufite imyenda Fasoni. papa Sonia na mama mwese mbabone murimo. Cyangwa ngaha mujye mbabwire ibintu mubyumve ugende. se turerekera he se turerekera he kuko mwana wanjye ntarinzi ko uyu mugabo yampinduka gutya Ntakire n'ibyanyu. Ntakire ndabimubwira aha ngaha. Ugende. gukora twirukanye Ugende mubwire aha ngaha ntabwo mugendera nabi babwiye atari n'ibyanyu mwari musigaranye byose Mujye mbabwire ibintu mubyumve mugende nimuzaragaruka aha ngaha. Oya. tubabare kuko paso kuko ko mana turerekeza he
bitewe n'ubuzima namenyereye. Ukanyirukanye imbere kirayo kuko n'umwana wanjye. Gute mama? Yego gute ma? Muze turarya iki? Katuvuga tujye kurakora umugira neza twahura kaducurira. Mama tugende. Se kuko nindura dufasha. Imana irengera indushyi turayikura heza. Mwana wese tuzahora muri uru kuzageza ryari? Muraho neza. Neza kuzwe. Teka ryose. Muraho nawe yewe nawe. Neza kuzwe. Nje gusaba icumi umugabo aranyirukanye. Ese ko muri mufite akababaro kenshi cyane bimeze bite? Umugabo twirukanye mukamuka. Yesu we usaba ko biragenda gute? Umva nanjye rwose nta hantu mfite ho kubacumbikira. Dore mfite abana 8 hano baryama bacurikiranye. Ni ukuri nimwihangane pe. Tako dore nanjye niyi nzu mfite mbamo yonyine. Tako ziyo mpagira mbamo batije mwihangane. Mukomeze mushakire n'ahandi. Kandi mwihangane ni ukuri. Nta kundi kuntu nanjye nabigenza. Mama turajyaye. Mwihangane mukomeze mwihangane mushakishirize n'ahandi. Mwihangane. Ntabwo ndibimye mwihangane mushakishirize n'ahandi dore nanjye nababwiye ko mfite abana 8 hano. Mwihangane kandi. Yemwe umunsi mwiza mwihangane mukomeze mushakishirize n'ahandi. Yesu we ariko mana yanjye birababaje kabisa. Birababaje. Mwihangane nta kundi mushakishirize n'ahandi. Ana tujye gukora ahandi twabona. Nyirakamana. Karame mabuja. Nyirakamana. Karame mabuja. Gwinura abantu bari gukomangara ku muryango. Amabuja nawe arambuka. Banebeye mu kazi kabo yongeye kukimaba rwose. Ushaka bande. Ati ushaka bande. Bashaka iki? Bashaka icumi. Mabuja. Hari abantu bari kugushaka. Bakingurire. Muragenzwa n'iki hano? Atuje gusaba icumi. Ninde abarangiye ko hano ariho kwa Nyiramiruho? Umugabo yanyirukana n'umwana nari nzi ko kubera ko najyaga mbona hano ari ahantu hazima nyine haturuka umuntu umwe wiyubashye wantize icumbi. Uje gusaba icumbi wanjye. Ubwenge buke kutamenya gufata umugabo neza. Umva. Jya nta cumbi ifite reba amakaro yanjye. Ubona wahagera? Nyirakamana. Nyirakama. Karame mabuja. Ngura abantu so hanze. So nyanda hanze. Uko kunyemye icumbi. Ntabwo nguhaye. No. So kingura basohoka bagenda. Hingurira. Barazana ibyorezo bya Covid ahanga muri uru rugo ibyorezo byabaye byinshi ahangaha. Kingura bagenda. Muze turajyaye. Kingura. Mugende. Akumana ko nzereke ko yari muri iyi. Genda n'ubwenge buke bwanyu bw'abagore bo muri iyi minsi mutazi kwita ku batware banyu. Ariko nawe bamenye ko byitwaririza. Genda mujye mumenya kwita ku batware banyu neza. Ntabwo ahangaha ariho kwa Nyiramiho baza gucumbika. Nyirakamana. Karame mabuja.
ahangaha ukinjira mu rugo naguha amabwiriza agenga urugo iwanjye ahangaha ntabwo hagomba kugenda imboho urumva neza niba akazi kakunaniye nakwirukana nkashyiramo abandi bagashoboye ntuzongere gukingura abantu nk'abara ngo barashaka urabyumva neza rwose ugende mu kazi kawe yego mabuja Uyabutse amafaranga so ngurira imbazi. Ese mwana wanjye amafaranga ndayakurahe kuzi ko badusohoye tudasubiye no mu nzu. Nakundi mama. Nakundi. Twihangana ahubwo tujye gusaba icumbi hano hepfo kuri ya mubyeyi. Niwanapfa kubimenya. Mwana uranani. Muraho neza. Muraho. Iminsi myinshi. Yewe nta minsi myinshi. Uko ndeba ufite agahinda. Wowe n'ibibazo bikomeye cyane. Bigenze bite? Wanjye anyirukanye n'umwana wanjye. Ye baba we. Anyirukanye kuri amahaye hango haje umukozi mu rugo atuma nkira mu. Ariko nsimana yanjye abagabo b'imisi koko babaye bate. Ari nabuze icumbi ukabyara nifuza ko wacumbikira njye n'umwana wanjye. Humura. Hano nari mfite inzu. Umupanga yari yaravuyemo. Reka nukuri mbe mbacumbikiye. Ese nabura gukorera Imana. Nimuze mbereke nukuri muruhuke dore mwarushye mureke mbatwaze. Nimugurikire muze. Nizagomba gusanga mu ngiriyemo. Umunsi kose nk'uko mubibona mubona ko yangiritse kandi bari muri rugo rukomeye ariko numva mwaba mugiyemo hanyuma tuzakomeza gusenga Imana ni kuri ngo z'imana guhereza igishura kuri namwe murakoze urumva se kanze ngiye ku muhanda kugura amayinite ndaje mufikishe tu ariko iyo show tugomba kuyijyamo byo urabizi Imana iki cyawe si ucyambere no cyo kujyana ari aboro ndagikura hera ako ndiyiranga ntabwo nakibura nareba naho nyanura abantu ubundi si ko mbayeho nk'umwana w'igagari Mama ugiye kugenda neza yose guhinga ubusuku ku mama. Nakundi nabigenza mwana wanjye reka tujye gushaka icyo kurya. Nintajya mu kiraka ntago twarya. Ese mwana wanjye ko tumaze iminsi ibiri tutarya uragira ngo mbigenze nte? Mama byiwe. Reka njye gukora ikiraka ndebe ko twarya. Use basi urakura yaho hari hakubwiye. Wa mubyeyi waduhaye icumbi yambwiye ngo nza mpuze umurimo wo guhingamo kugira ngo abone uko aduha ibyo kurya. Mama nakundi n'igenda ufite. Ihangane nyine mwana wanjye. Ihangane nakundi nyine. Reka ngende njye gushakisha. Sigara amahoro. Ariko se ntago ujya kwikopesha kwa Bosco byibuze ntaza nsanga hari icyabonetse. Bosco ndamutinya. Bosco n'abandi banajya kabuka usibye njye. Ihangane niba wajya gukopa ugenda gukope uko byasa niba mu kiraka turishyura. Ndapfa kugenda ndebe ngaho. Genda ugerageze mwana wa nanjye reka ngende. Mama kandi wihangane. Imana niyo izi byose tuzangira tuve muri ubu buzima. si umunsi rero ndabona ahantu ndi bwanura umuzigo none ariko ntabwo nabura umuntu muterura ntabwo inzu zabura abagaye